kugeza kuri uyu mwanya uwavuga ko isi yabaye umudugudu ntabwo yaba abeshya, ndetse nta n'uwatinda kubyumva no kubyemera. Ibi akenshi iyo abantu bivuze bagendera kuri tekinoloji tumaze kugeraho, aho ushobora guhimba ubutumwa mu mwanya muto bukaba buzengurutse ku isi hose mu masegonda makeya. Igikorwa gishobora kubera ahangaha aho uri kunyumva uri, ariko mu masegonda makeya kikaba kimaze kugira mu mpera z'isi, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu Burayi, Amerika ndetse n'ahandi. Gusa iyo utekereje neza usanga tekinoloji atari yo yagize isi umudugudu. Isi yahoze ari ntoya, isi yahoze ari nk'umudugudu. Kuva kera mu myaka ya kera, inyamaswa cyangwa se inyoni cyangwa se n'ibindi byose byo ku isi byari byifitemo ubushobozi bwo kuba byakura ikintu ahangaha bikakigeza ahangaha. Ni muri urwo rwego tujya twumva ngo ba Christopher Columbus bavumbuye Amerika bavuye mu Burayi. Mu myaka ya kera hari igitekerezo twese tuzi tugendeye na hano iwacu mu Rwanda. Abami ba mbere bayoboye u Rwanda babise abami b'igitekerezo. Mu bami b'ibitekerezo ku isonga, iyo turi kwiga amateka yabo twumva batubwira uwo bita Kigwa Sabizeze, ari wabyaye ihanga cyahanze u Rwanda. Kigwa Sabizeze yari ikimanuka bivuze ko yaturutse mu ijuru, yamanukanye inka n'abagaragu ndetse n'abo bana be. Ubwo Kigwa Sabizeze yamanukaga mu gitekerezo, batubwira ko yamanukanye n'abahanga benshi, harimo n'umuhanga bita Bamenyi. Ubwo bari barimo kwiga, ubwo bakoze inama biga ku buryo amateka yabo cyangwa se ibindi byose bagiye kujya bakora abantu bazabimenya, umwami yarababajije ati, ubu bumenyi tubwite ngo iki? Ese ibi turi gukora abazaza bazajya babyita ngo iki, kugira ngo babigereho byoroshye? Icyo gihe Bamenya yahise avuga ati, reka tubyite isi twari. Akimara kubyita isi twari, mu kanya nk'ako guhumbya, Abafaransa bahise babigenderaho bahita bita amateka isi twari, bagendeye ku icyo gitekerezo Bamenya yari atanze cyo kuvuga isi twari icyo gihe nyine. Abongereza nabo bahita bavuga ati ni history, abandi bose bagenda babihererekanya. Muri isi twari cyangwa se mu mateka cyangwa history, iyo turi kwiga tubona isi yaragiye ihinduka cyane. Isi tureba ubu ngubu yagiye ihinduka bishingiye ku ntambara zagiye ziba mu isi. Igihugu cyajyaga kuba kinini kigatera icyo byegeranye kikakiyomekaho, ikindi kigatera ikindi kikakizimya. Intambara yahinduye ubuzima tubayemo cyangwa se n'ubwo abatubanjirije bagiye babamo. Isi tureba ubu ngubu uko imeze ni ingaruka z'intambara zagiye ziba mu isi. Ibyo tubisangwa muri isi twari, nk'uko Bamenya yahimbye iri jambo. Mu mateka batubwira ko ahagana mu mwaka w'1914 kugeza mu 1918 habaye intambara ya mbere y'isi. Iyo yari intambara ya mbere yari ihuje ibihugu byinshi kandi yahitanye abantu benshi. Iyo ntambara Abadage basa nk'aho aribo bayitangije, ndetse iyo ntambara yageze no mu Rwanda, dore ko yanagize ingaruka mu Rwanda, aho ubwo iyo ntambara yabaga u Rwanda rwari rukoronijwe n'Abadage, rwahise rukoronizwa
n'Ababiligi nyuma y'uko intambara Abadage bayitsinzwe. Mu gihe gito hashize igihe gito iyo ntambara ya mbere irangiye, mu mwaka w'1939 kugeza mu 1945 habaye indi ntambara yiswe intambara ya kabiri y'isi. Iyo ntambara ya kabiri y'isi yari rurundura. Ku isonga yari iyobowe n'umugabo w'umunyagitugu bita Adolf Hitler. Umugabo yishe abantu benshi, yakoze ubugome bwinshi. Iyo ntambara ihitana abantu benshi. Iyo ntambara yaje gushyirwaho akadomo n'ibisasu byarashwe aho bita Hiroshima na Nagasaki. Birashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe aho ngaho n'ubundi intambara irimo irarangira kuko Hitler yari yamaze gutsindwa. Intambara ya kabiri y'isi nayo yahinduye byinshi tubona. Yatumye ibihugu byinshi byiyubaka mu rwego rujyanye n'igisirikare. Ibintu byinshi byari byasenyutswe birubakwa mu buryo wakita ko ari uburyo bugezweho, ndetse hajyaho inama mpuzamahanga, hajyaho ibigo byinshi bishinzwe kwita ku bagizweho ingaruka n'intambara, ndetse n'ibigo bishinzwe gukumira intambara. Hajyaho ubundi buryo bwinshi bwo gukumira intambara. Isi yarahindutse ku buryo bugaragara. Mu gihe gito cyashize habaye indi ntambara bise intambara y'ubutita, Cold War. Mu ntambara y'ubutita byarangiye itsinzwe na Amerika, yarangiye igize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo ntakuka, igihangange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ihigitse Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete bari bayobowe n'Abarusiya. Kugeza kuri uyu mwanya isi isa nkaho iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu bavuga kiri kuri top. Muri aka kanya isi isa nkaho yongeye yatewe. Uwashaka yavuga ko turi mu ntambara ya gatatu y'isi, kuko twatewe n'umwanzi, kandi umwanzi yateye ibihugu byose by'isi, hafi ibihugu byose. Umwanzi witwa coronavirus yabiteye. Niba itaraterwa bifite ubwoba ko isaha ku isaha yabitera. Nta kabusa iyi nayo twayita intambara ya gatatu y'isi. Ushobora kwibaza ko isi tureba uburyo igaragara ari ingaruka z'intambara zagiye ziba zitandukanye. Ese iyi ntambara ya coronavirus nirangira isi ishobora kuzamera ite? Ushobora kwibaza kandi ninde uzungukira mu iyi ntambara, ko twabonye ko intambara zagiye ziba abatsinze bagiye bunguka mu buryo bukomeye, nkaho twavuze ko mu ntambara y'ubutita Amerika yatsinze byayigize igihugu gisa nkaho kiyoboye ibindi. Iya coronavirus byo bizagenda bite? Ni B2B outcomes. Ikiganiro n'isi n'ubuzima ingezwaho na B2B outcomes. Abahanga ndetse n'abandi banyapolitike aka kanya bahugiye mu gushaka umuti wavura icyorezo cya coronavirus gitera indwara COVID-19. Abantu bose bafite ubwoba. Hirya none ku isi abantu barimo barapfa. Aha twavuga nko mu Butaliyani, muri Espagne, muri Amerika, mu Bufaransa, nk'ibihugu bimaze kugira abantu benshi banduye ndetse n'abantu benshi bari gupfa. Ariko n'ahandi hose ubu ngubu nta budafite ubwoba, nta budafite abanduye n'abatafite bafite ubwoba ku isaha baterwa. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ibihugu bishobora kuzaba bimeze, cyangwa se uburyo ubuzima buzamera nyuma y'iki cyorezo cya coronavirus COVID-19. Ikigaragara ni uko iki cyorezo nikigenda imico myinshi imwe n'imwe izahinduka.
biragoye cyane ko uzasanga hari abantu batagikoresha ikoranabuhanga nyuma y'iki cyorezo. Zimwe mu ngamba zafashwe mu gukumira iki cyorezo harimo nko gukorera mu ngo, harimo no kudahanahana amafaranga mu ntoki, ahubwo tukayahanahana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi ngibi biratwereka cyane ko na nyuma y'ubu buzima bwa coronavirus ubuzima buzakomeza ari byo bazibandaho. Mu by'ukuri guturuka ku gihugu cyangwa se guturuka ku hantu batari gukoresha ikoranabuhanga muri iyi minsi, bari kuyikoresha ku kigero cyo hasi cyane, wenda bavuga kiri munsi y'10% kugera ku bantu bari kurikoresha ku kigero bavuga gishimishije kiri hejuru ya 50%, bose bazitabira gukoresha ikoranabuhanga ku kigero kigera hafi muri 99% cyangwa se 100%. Yego, abantu hafi ya bose bazitabira ikoranabuhanga. Abantu bazitabira guhanahana amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, gukorera mu ngo zabo. Biragoye cyane ko uzasanga abantu bazongera kwirukanka bashakisha ahantu babona ama office meza cyane bashyiramo ibiro byabo, ahubwo umuntu ufite inzu nziza kandi ifite imyanya ihagije azahitamo gukorera iwe akoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. Ikindi kizagaragara nyuma y'ubu buzima bwa coronavirus, hazagaragara iterambere ridasanzwe kandi rikomeye cyane ku rwego rw'ubuganga. Muri iyi minsi ibihugu biyoboye ni ibihugu bifite ibisirikare bikomeye cyane cyangwa se intwaro za kirimbuzi, ariko ikigaragara ni uko muri ibi bihe bya nyuma ya coronavirus igihugu kizaba gifite imbaraga n'ikizaba gifite ubuganga bukomeye, ubuvuzi bukomeye. Nyuma y'ibihe bya coronavirus ibihugu byose bizagerageza kwiyubaka mu buryo bushoboka bwose kugira ngo bugire ibitaro cyangwa se ubuvuzi bukomeye cyane, kuko iyi niyo ntambara nshyashya iriho kandi ikomeye. Intambara y'ubuzima byaje kugaragara ko ariyo ntambara ikomeye. Nyuma y'intambara twagiye tubona iyo zarangiraga ibihugu byose byahitaga byihutira gukora no kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare kugira ngo umwanzi cyangwa se indi ntambara yazaza buzabe bwiteguye. Aricyo cyatumye ibihugu byinshi tugenda tubona byaragiye byubaka mu buryo bwa gisirikare no mu ntwaro zikomeye. Ariko muri aka kanya kuva iyi ntambara twakwita intambara ya coronavirus cyangwa se intambara ya gatatu, ari intambara y'uburwayi cyangwa se intambara ya virusi, ikigaragara ni uko kugira ngo tuyitsinde cyangwa se tuzatsinde izindi zizaza ari uko tuzaba twiyubatse mu bijyanye n'ubuvuzi. Nyuma y'iyi coronavirus nta kabusa ibihugu byose biziyubaka ku bijyanye n'ubuvuzi. Ubuvuzi buzagera hejuru cyane. Sitwabura kuvuga kandi ko nyuma y'ubu buzima bwa coronavirus hagiye kuzaza iterabwoba ridasanzwe, iterabwoba rishyashya. Kuri uyu munsi abaterabwoba bakoreshaga ibisasu ndetse n'igisirikare gikomeye, ariko nyuma y'iyi coronavirus kuko icyagaragaye ni uko hari ikindi kintu kitari intwaro, kitari imbunda, kitari ibidege, kitari igisirikare gishobora gukanga abantu. Abandi bantu bashobora kuzakoresha iyi avantage, niba bashobora kuzakoresha ubu buryo bateramo ubwoba abantu, bakaba bavuga ko bakoze virus abantu bakikanga. Iterabwoba rishyashya rishobora kuzajya riba virusi aho kugira ngo ribe iry'amasasu. Nyuma y'iyi coronavirus hazaza icyo nakita gutinyana cyangwa se hazagabanuka kwisanzuranaho. Nk'uko twabibonye uburyo coronavirus yandura umuntu uyirwaye musuhuzanyije cyangwa se habayeho umuntu ufite iyo virusi ayiguhaye mu buryo ukoze aho yakoze cyangwa se musuhuzanyije cyangwa se aguhumekeyeho. Nyuma y'iyi coronavirus rero hazaza ukwishishanya cyane, ku buryo
umuntu atazajya ku buryo umuntu azajya avuga ngo nta wamenya. Niba ari imico twari tumenyeranye yo gusuhuzanya, bahitemo gusuhuzanya mu bundi buryo atari guhanahana ibiganza. Henshi bizakurikizwa. Abantu ntibazongera gukorakoranaho uko babonye. Ubwoba buzaba buhari. Abantu koko bazatinyana, kuko nubwo coronavirus ishobora kuzaba yagiye, abantu bazaba bafite ubwoba ko nta wamenya ikindi cyorezo cyaza. Nyuma y'iyi coronavirus kandi imico myinshi izacika. Mu myaka yashize ushobora kwitegereza nawe ukibaza, ukareba, wahita ubona hari imico wakuze ubona ariko kuva kugeza ubu ngubu itari igikoreshwa. Aha nshobora kuguha urugero. Mu myaka yashize, mu myaka 30 ishize, hari imico twagiraga. Iyo twabaga dufite abantu dukundana nabo, twakundaga kubandikira ku dupapuro, ugashyiraho ubutumwa ushaka kumugezaho cyangwa se n'imitima n'ibindi byose. Twakundaga guhurira n'abakunzi bacu nyuma ya misa, tugahura misa irangiye. Ariko kugeza kuri uyu mwanya iyi mico yarahindutse. Hari telefone, iyo ushaka kuvugana n'inshuti yawe ntabwo rero kuvuga ngo uramwandikira agapapuro hamwe wavuga ati nurangiza kugasoma uzagaca hamwe wagashyiraga munsi y'ibuye. Ubu ngubu uramwandikira cyangwa ukamuhamagara na telefone igendanwa yawe. Ubu ngubu umuco wo kuvuga ngo uzahurira n'umukunzi wawe misa irangiye twajyaga dukoresha mu myaka 30 ishize, ubu ngubu ntabwo ari ngombwa. Iyo umushaka uramuhamagara. Ni ukuvuga ngo tekinoloji dufite ubu ngubu yakuyeho imico imwe n'imwe. Iyi ntambara turimo turarwana rero ya coronavirus nayo hari imico imwe n'imwe izakuraho, atari uko yari mibi, ahubwo ari uko abantu bamaze kubona ko kuba itari hari nta kibazo, cyangwa se kuba twayireka byanadufasha mu bundi buryo. Aha navuga mu imico yo gukora ingendo zitari ngombwa cyane, imico yo guhanahana amafaranga mu ntoki tuzayireka, tujye dukora ingendo zihutirwa kuko ni nabyo byiza. Tuzayireka imico yo gukorakoranaho cyane, kuko twaje gusanga ko gukoranaho cyane ari ugusangira cyangwa se ari uguhanahana imyanda. Tuzareka imico, twibande ku mico yo kugira isuku. Nyuma y'iyi coronavirus kandi ikigaragara cyo ni uko abantu bazarushaho gukora cyane. Hari abantu benshi muri uyu mwanya bibwiraga ko akazi kaba mu mijyi gusa. Ubu nabo bahumutse, aho bazaba ari hose bazakora, kandi uzakora ntuzabasha gukoresha tekinoloji igiye kuyobora network cyangwa se ikoranabuhanga. Ndavuga serivisi za interineti ndetse n'izindi. Nibyo bigo bigiye gukira cyane, kuko abantu benshi bagiye kwibanda mu ikoranabuhanga. Uburyo bw'imikorere nyuma y'iyi coronavirus burahinduka cyane. Biraza koroha ko abantu babona akazi ndetse n'abandi babura akazi. Ubu ikigo cyari gifite abakozi benshi gishobora kwitegereza kigahita cyabona abakozi bari ngombwa n'abatari ngombwa. Abatari ngombwa kirabagabanya. Abandi nabo bakoresheje ikoranabuhanga baraza kwihangira imirimo, kandi biraza kubakundira. Hari abari kwibaza ngo coronavirus ishobora kuba ikaba yarakozwe n'ibihugu bikomeye nk'Abanyamerika. Aba bari kubihera ko Amerika hari filime bari baragiye basohora mu minsi yashize. Aha twavuga nka filime abenshi barebye yitwa Kugeza kuri aka kanya. Hari abantu benshi bari kwizera ko iyi virus ishobora kuba yarakozwe. Abari kuvuga ko yakozwe barimo barabitwerera Amerika ko ishobora kuba yarabikoze, bagendeye ku mafilime Amerika yari imaze iminsi isohora agaragaza amavirus yari gutera abantu. Aha twavuga The Last Ship. Muri iyo filime abayirebye
berekana virusi itera ahantu hafi y'isi yose igatsemba abantu benshi, ariko Amerika akaba ariyo iba umucunguzi, aho harimo abasirikare bayo, harimo abo bita ba Tom Cangara, bagerageza bifashishije n'abandi baganga bakabona umuti. Hari izindi filime, hari n'ibindi bitabo mu minsi yashize twabonaga, harimo The Eye of Darkness byanditswe n'Abanyamerika bivuga cyane kuri izi virusi. Bamwe bise ngo ni ubuhanuzi bw'abo banditsi babyo, abandi bari kuvuga ko ari Amerika yari yarabikoze, ikabikora nkana kugira ngo abantu bazareba izo filime cyangwa bazasoma ibyo bitabo bazabe biteguye, kuko Amerika yari isanzwe ikoresha uburyo bwo kuba yakora ikimeze nka brainwashing, cyangwa se kuba yakora filime zerekana ibintu bitandukanye n'ibyabaye cyangwa se byenda gusa n'ibyabaye, ikongera none igakora filime yerekana ibintu byenda kuzaba, isa nkaho itegura abaturage bayo cyangwa abandi. Aho bavuga nka 24 Chrono bakoze mbere y'uko Amerika iyoborwa n'umunyafurika. Muri iyo filime baberekana Amerika iri kuyoborwa n'umunyafurika, bamaze kubona abaturage nta kibazo babigizeho, ubwo hahise hayobora Barack Hussein Obama. Bari kugendera kuri utwo tuntu bakavuga ko iyi virusi ishobora kuba yarakozwe n'Abanyamerika. Ese Amerika ibaye yarakoze iyi virusi yazungukira hehe? Abavuga ko Amerika yakoze iyi virusi bemeza ko Amerika iramutse ibaye koko ariyo yayikoze yazungukira ko ubusanzwe Amerika isanzwe ari cyo gihugu gikora imiti myinshi, kandi isanzwe ari cyo gihugu kigaragaza aho rwakomeye. Yaba yarabikoze kugira ngo ibihugu byose mu gihe byamaze gusa nkaho byibuze Amerika izaze muri bya bindi isanzwe ikora byo kwigaragaza neza, yita umucunguzi, ibaho umuti ndetse n'ibindi. Yabikoze kugira ngo izigaragaze neza, niko bavuga. Abandi bakavuga ko Amerika yaba yarabikoze kugira ngo izacuruze imiti myinshi, nyuma yaho irusheho gukira. Bavuga kandi ko iyi virusi ya coronavirus yakoze hifashishijwe laboratoire, aho bahuje amavirusi yigeze kubaho nanone agateza ibibazo. Aha bavuga H1N1 ari virusi y'ingurube yica cyane, n'indi virusi y'ibicurane by'inkoko H5N1. Bavuga ko virusi ikwirakwira cyane bayihuje n'indi virusi yica cyane, bikora virusi ikwirakwira cyane ikanica cyane, ariyo virusi bita coronavirus. Coronavirus iri kwica cyane kandi iri kwihuta cyane. Gusa n'ibyo bavuga bishobora kuba bitandukanye n'ukuri, nubwo nta wamenya. Bimwe mu bintu mugomba kwitega nyuma y'iyi coronavirus ni uko abantu benshi bazabura akazi, abandi bazihangira imirimo. Umuntu agomba kwihitiramo mu buryo azabamo. Aho uri hose tekereza ati nyuma ya coronavirus nzabaho. Hari amahirwe menshi yuko ushobora kuzirukanwa mu kazi bitewe n'uko ikigo wakoreraga cyahombye, kitagifite ubushobozi bwo kugukoresha. Ese kibaye cyarahombye, we wazakora ute? Hari amahirwe menshi yuko ikoranabuhanga rizakora cyane. Ikoranabuhanga nirikora cyane, abantu benshi bazabura akazi koko. Ahubwo ni ukwiga kurikoresha kugira ngo tuzabone akazi ko kurikoresha, aho kugira ngo rize ritwime akazi twari dufite. Abandi bemeza ko iyi virusi yakozwe, bavuga ko yakozwe mu rwego rwo kugira ngo ize ibafashe gukuraho imico imwe n'imwe yari iri mu bantu, yatumaga sisiteme z'ikoranabuhanga zititabirwa cyane, kugira ngo amakompanyi y'ibihugu bikomeye y'itumanaho arusheho gucuruza. Aha bavuga ko igihe iyi virusi izaba ivuyeho, imiyoboro ya interinete izagurisha cyane. Ibyo ngibyo nk'igihugu cya Amerika gifite interinete iruta izindi, cyangwa se igihugu kivuga ko aricyo cyavumbuye interinete, bahita biyitwerera cyane kuko aricyo gihugu kiri mu bihugu bizungukira cyane muri interinete.
hari abavuga kandi ko Ubushinwa nabwo bushobora kuba bufite uruhare mu kuboko iyi virusi. Hari hashize igihe kinini Amerika imeze nk'aho ariyo iyoboye isi, ariko abandi bari kuvuga ko Ubushinwa bwifuza kwigaranzura Amerika, noneho bukaba bwaba aribwo buyobe, nk'uko twabonye ko intambara zagiye zisiga ibihugu bimwe bikomeye, nk'uko intambara y'ubutita yasize Amerika aricyo gihugu gikomeye. Iyi ntambara ya coronavirus ishobora kuzasiga Ubushinwa aricyo gihugu gikomeye. Ikigaragara ni uko Ubushinwa bwo burimo buragenda bukira coronavirus, ibindi bihugu nabyo bizayikira. Ubwo ikizayikira mbere cyangwa se ikizatanga umuti nta kabusa kizatuyobora. Ikindi kintu kandi wamenya ni uko tugomba kwitwararika ku mabwiriza twahawe mu rwego rwo kwirinda coronavirus, kuko irahari kandi nta mpuhwe coronavirus idufitiye. Twirinde tuguma mu rugo, twirinde coronavirus tugira isuku, dukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, cyangwa se dukoresha imiti yabugenewe. Twirinde coronavirus dukurikiza amabwiriza duhabwa. Twirinde coronavirus. Gusa tuzirikane ko nyuma y'iyi coronavirus ubuzima buzakomeza, kandi aho turi hose dutekereza ati nibukomeza nzabaho nte. Icyo kiraza kugufasha kumenya icyo wazakora n'uburyo wazabaho, tuzongere gutungurwa. Coronavirus, amwe mu masomo igomba kudusigira nanone ni ukwizigamira, kuko abatarizigamiye ubu nabo bafite ikibazo. Hari benshi bahabwaga amafaranga atari makeya, ariko kubera ko batari babizi bakayapfusha ubusa, none ibibazo biradutunguye, ubu bariho nabi. Coronavirus nirangira, ibyo tuzakora byose tuzizigame, n'aya mafaranga cyangwa se uburyo buhari ubu ngubu tubukoreshe neza, kuko ntawamenya. Gusa icyo tuzi neza ni uko intambara ya coronavirus tuzayitsinda, kandi nyuma ya coronavirus ubuzima buzakomeza. Twitoze, twitonde, tumenye, tunibaza ati nyuma ya coronavirus bizagenda bite, bityo dufate umwanzuro w'uburyo tuzabamo nyuma y'iyi coronavirus. Twirinde dukurikiza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima.